Mbere y'uko uhabwa serivisi ubanza kuyisaba, kuko niyo uhabwaho amakuru y'aho ubusabe bwawe bugeze. Hari uburyo bubiri wasabamo serivisi. Unyuze ku rupapuro rubanza, nuhagera kanda kuri gusaba serivisi. Urutonde rwa serivisi ruragaragara. Hanyuma uhitemo serivisi wifuza, ukande komeza. Numara guhitamo serivisi, uraganishwa handitse amakuru arambuye kuri iyo serivisi. Hanyuma uhabwe aho wuzuza ubusabe bwawe. Wibuke ko serivisi zitandukanye zisaba amakuru atandukanye, harimo no komekaho impapuro zisobanura. Numara gutanga amakuru yose asabwa, kanda kuri ohereza ubusabe ku rupapuro rutangirwaho serivisi. Kugira ngo ubashe kwinjira muri konti yawe, urabona urutonde rwa serivisi zitandukanye kuri paje ya serivisi. Hitamo serivisi ushaka, ukanda handitse gusaba serivisi. Urahita usabwa kwinjira muri konti yawe. Urahita ujyanwa ku rupapuro rw'ibanze. Uhereye aha, ushobora gukomeza ukurikiza amabwiriza ku buryo bwa mbere. Serivisi zimwe zirishyurirwa, kandi ushobora kwishyura nyuma y'uko ubusabe bwawe bwemejwe. Izi serivisi zizaba zishyuriwe. Hasigaye ubutumwa bwemeza ko wishyuye ahagana hasi ku kadirishya ahari amakuru arambuye. Igihe wamaze kwishyurira serivisi wasabye, aya makuru agaragara ahagaragara amakuru rusange. Niba wumva ushidikanya ko ubusabe bwawe buzemerwa, byose twabigukoreye. Zamukana ubuziranenge ni serivisi itishyurirwa, igufasha kongera amahirwe yo kwemerwa ku busabe bwawe. Umukozi wacu araguhamagara akugira inama ku cyo wakora kugira ngo wuzuze ibisabwa. Koresha igihe cyawe neza, wibande cyane ku by'ingenzi bifitiye bizinesi yawe akamaro.